nkuko dukunze kwivuga iyi ni ya saha ya Afrika, ni ya saha y'aka karere, ni ya saha y'u Rwanda. Ari ijambo ry'Imana mu buhanuzi bwa Yesaya 19 twagomeje kubwirwa yuko iki ngiki ari cyagiye cyo kugendererwa kwa Afrika. Ahandi Uwiteka aje muri Afrika mo hagati, aho Uwiteka aje gukora iki? Aje kubaka igicaniro cye, kuzamura inkingi ye, kwihishurira Afrika. Rero uko kwishurira Afrika, kubaka igicaniro cye, kubaka urusengero rwe, kubaka kuzamura ibendera rye, kuzamura inkingi ye, hahishemo ibi byose turi kubabwira. Rero nkuko ijambo ry'Imana, uko Imana biteganije, uko yabipanze, nkuko ivuga yuko hari igihugu muri Egiputa mo hagati kidasanzwe. Icyo gihugu nta kindi, ni igihugu cya Yuda, ni igihugu cy'u Rwanda, nkuko tuzakomeza kubisobanura. Rero ushobora kwibaza ngo ibi ngibi uri gusobanura bivuze iki? Nta kindi uko ukuri kumenyekana, uretse ko uramutse uvuze ngo kuba amateka y'ukuri ari guhishuka ngo bimaze iki, ubwo ngubwo mu by'ukuri nawe wawe ufite ikibazo cy'imyumvire itariyo bari kumvuga. Kuko nimba ikintu cyitwa identification, ikintu gikomeye cyane mu mibereho y'ubuzima, mu mibereho y'igihugu, kumenya identite yawe, kumenya ndinde, kumenya ndinde bivuze ibintu byinshi cyane mu kuboko kwawe, kuko burya ngo utazi yava nta nubwo amenye yaje. Rero ibyo turi kubabwira byose, ubu butunzi bw'Uwiteka yaduhaye natwe turi kubahishurira, nuko hari ikindi kibiherekeje. Imana yashaka gutuza abantu nkuko twabibonye, yashaka gutuza umuntu mushyashya mu Rwanda, umuntu mushyashya muri Afrika. Kuko nyine muri Edeni, Imana yaremye Edeni, imaze kurema ishya mu mushyashya. Aya makuru yose rero ari kugenda aduha identite yacu, kwisobanukirwa no kwimenya, bizarangira wa muntu mushyashya. Icyo ndi kuvuga no kwisobanukirwa, kandi kwisobanukirwa reka mbabwire, muzareba ibintu bizaba, kuko buriya tuzacukumbura hari ibintu byinshi cyane. Mumenye aka karere, mumenye hari ubutunzi iki, ese future ni iyihe. Ni ukuri ndabizi iyo tubivuga gutyo hari benshi bahita bareba ibibazo turimo bisanzwe, ndetse bati u Rwanda ni igihugu kiri mu bihugu bitishimye ku isi, ibyo uvuga ni ibiki? Ariko najya mbabwire, izo raporo zose ni byose ni ibinyoma byandi bya Satani, kugira ngo apfuke abantu amaso, batabasha kureba, abashaka kwiziripa ngo ase nk'ari wicaye, nk'ari uvuga. Ariko twamaze kuvuga ngo Imana yavuze ko igitwikirizo kizakurwaho. Rero Uwiteka yaraje ari kuza muri Egiputa mo hagati, kandi ngo aje mu gicu kihuta. Ibyo turi kumva byose muzabona ko bizakurikirwa n'imirimo ikomeye cyane. Ushize rero twarimo tuvuga ngo n'uruhe rurimi Adamu yavugaga. Biratangaje, n'ibintu bikomeye cyane. Nanjye naba interesse yo kumva uko kuri, ariko noneho aho bigeze rero, hirya kubanga Imana yaratubwiye icyo gisiga ni facts, kuko hatabonetse rwose ibihamya, ngira ngo ntabwo wavuga ngo Imana yaravuze ngo ibi nibyo wakwitwa umusazi. Rero Imana ikunda abantu, Uwiteka ufite action plan y'isi, uko ibintu bizatangira nuko bizasoza ku isi yose, niwe wibikiye n'amateka, niwe ufite amateka. Jewe rwose ubu ndi gushima Imana cyane, kuko ibi turi kuvuga ni ubutunzi wa bwarahishwe. Imana igenda ihishura umunsi ku munsi, igenda ihishura aya mateka, ukibaza yari kuzaboneka gute. Ariko Imana iriyeranja, ifite ukuntu ibintu bigiye bipanze, bigiye bibitse no kubishurira hehe mu gihe cyayo. Kandi no kuri tugitangiye twabwiye ibintu amatwa atigeze yumva, nyine iby'amasa atigeze areba, atigeze byinjira mu mutima w'umuntu, nibyo bigiye guhishurwa. Mukawera nibyo ari kuduhishurira, kandi uko yabiduhishuriye namwe bizabagiraho. Kandi reka dushime Imana cyane, kuko benshi bari kumva, kandi abitonda. Hari ijambo rivuga ngo abitonda nibo bazamenya ibyo ngibyo. Umunyabwenge azabimenya, abitonda bagashishoza bazamenya ibyo ngibyo, kugira ngo biba muri Hoseya umurongo wa nyuma. Dukomeje rero, burya kuvuga ibintu udafite nyine reference, udafite kuhuza ibintu. Turi gusobanura ikintu cyitwa isano y'ururimi, kugira ngo umenye abantu bahujwe n'iki, bahuriye hehe. Hari isano y'amaraso mu bintu bya genetics, hari isano y'ururimi,
kumva isano y'ururimi hakabona isano y'ikiyimyemerere. Rero reka twari twahereye cyane hano ku isano y'ururimi niyo turi kugenda twerekana, ariko nabavuze ntidukwiye gutangara cyane kuko hari ikintu cyitwa evolution de la langue. Wene se abantu nyine biga ibintu bya linguistique, hano bize linguistique barabizi. Evolution de la langue, uburyo ururimi rugenda ruhindagurika uko imyaka ishira kugeza nawe ugeze gute ruzimiye burundu. Noneho rero mu mateka y'isi impamvu indimi za mbere zagiye zizimira, muzi ko mu mateka ya mbere hagiye habaho ibintu intambara zo kwigarurira ubwami bukugarurira ubundi, ibihugu bikigarurira ibindi, za colonisation zagiye zibaho, ugasanga ubwami bumwe nyine cyangwa se ubutegetsi bumwe bwigarurira ibihugu runaka. Rero ubutegetsi cyangwa se ubwami bwigarurira ubundi birangira bakozemo nakwita nka implantation cyangwa se kubateramo no kubashyiramo umuco wabo n'ururimi rwabo. Niyo mpamvu nk'indimi zagiye zivugwa mbere mu binyejana bya mbere usanga zaragiye zisa nkaho zibagennye, kubera ko nka turi kuvuga muri Sumeri ya kera, Mesopotamia ya kera, hahandi Baburamu batuye mbere hitwaga muri Uri ya Sumeri. Usanga nka Mose wanditse amateka yahariye muri Bibiliya harashize imyaka 440 ingahe gutyo, yayitaga ngo Uri y'Abakarudaya, kuko Abakarudaya bari bashorewe na Nebukadineza, bigeze kwigarura isi yose, bafata ntari muri Sumeri. Nyuma haza Abamedi n'Abaperesi, nyuma haza Abagereki. Rero imico yose uko ubwami bwigarurira ahantu runaka, ibihugu runaka, ndetse n'ubwagiye bwigarurira isi, byarangiraga bigenze gute? Byangiraga bigaruriye bahise bashinga n'umuco wabo n'indimi zabo mu bantu. Hari umugabo umwe w'Umufaransa wanditse igitabo kuri evolution de la langue. Icyo gitabo cyitwa La langue française, une longue histoire riche d'emprunt, witwa Jean Prouvost. Uyu mugabo yerekanye evolution de la langue, yerekana igifaransa. Impamvu mvuze izina rye, abantu bashakisha bajye bajya kuri za Amazon bazabona ibitabo, muzajye mujya kuri hani ibitabo bitaba kuri Amazon, abantu baba disponibilije kugira ngo nujya muri za Google ubashe kubidownloadinga. Ubwo rero tuvuze amazina nkaho ngayo, mujye mugenda murebe, mushaka nyine igitabo cya Jean Prouvost cyitwa La langue française, une longue histoire riche d'emprunt. Murabonamo ingero yarimo atanga mu kintu cyitwa evolution de la langue. Nimubona nk'iki igifaransa agenda akora za phrase zitandukanye, nubona nk'igifaransa cyo mu kinyejana cya 7 nyuma Yesu Kristo, ukareba igifaransa cyo muri 12, ukareba igifaransa cyo muri 15, ukakigeranya n'igifaransa cy'uyu munsi, wagira ngo ni bitangaza. Igifaransa cya mbere cyo mu kinyejana bya mbere cyo kimeze nk'Ibishinwa cyangwa se nk'Ibiyapani, kwibaza ibi ni biki, ku buryo ubwiye n'Umufaransa w'ubungubu ngo akivuge ntago ashobora kukivuga. Noneho rero icyo ndi kuvuga n'icyo nshatse kuvuga, biratangaje. Impamvu mumvaga ndi kwiyamira, biratangaje kubona noneho uyu munsi ururimi rw'Igisumeri cyo mu myaka 5000 ishize, uyu munsi ubasha kugira amagambo utoramo, ndetse akaba harimo n'amagambo atarageza ahinduka na gatoya. Ni ibitangaza bikomeye cyane. Aba bantu b'Imana bakoze iyi nkoranyamagambo bari bayo n'umugabo witwa John Harron, nkuko nabibabwiye, babongereza. Kuba muri inkoranyamagambo Igisumeri, bo bakoze inkoranyamagambo Igisumeri n'Icyongereza, hakibonekamo amagambo neza usanga ari Kinyarwanda cyuzuye. Ntavuze ni ibintu bitangaza, ni kwa kundi Imana yibikira amateka ikavuga ngo ibi ngibi mbibitsa rimwe, rero ikagenda ibishura mu gihe gikwiriye nkuko yishuriye aba bantu, bakajya gute bakagaragaza ukuri. Mbibutse yuko iyi Bibiliya iyi dictionnaire bayifite nk'inkoranyamagambo y'isi,
iyi ni inkoranyamagambo yigwa mu makaminuza atandukanye, yifashishwa mu mareferanse mu gusobanurira ibintu bitandukanye. Ntabwo ari inkoranyamagambo yandikiwe u Rwanda reka kuko abanyarwanda benshi ntabwo bayizi. Ni inkoranyamagambo iri aho ngaho nyine isobanura igisumeri n'icyongereza. Ari mpamvu navuze nti mfite icyifuzo gikomeye cyane yuko iyi nkoranyamagambo yaguhindurwa ahubwo mu Kinyarwanda. Hamwe hari igisumeri hakajya Ikinyarwanda, wabona neza ihwanye na ya nkoranyamagambo yo mu Kinyarwanda dufite cyacu cy'umunsi. Ubushize rero twerekanye uburyo hari amagambo menshi cyane yerekana uburyo kiriya gisumeri, igisumeri mbabwira ni iki? Cya gisumeri cya kiriya gihe twibuke yuko nirwo rurimi Nowa yavugaga. Mwibuke yuko Nowa yavugaga ururimi rumwe na Badamu. Iby'indimi zitandukanye zaje kuboneka ryari nyuma y'iki y'umunara wa Babeli. Rero kiriya gihe gusa Aburahamu, Nowa yaratuye nawe muri cya kiba twise bambe cyitwa icya Shineyari, ariho muri Sumeri nyine, ahantu mu mujyi witwaga Shurupake. Shurupake rero ni umujyi wari ubangikanye n'umujyi witwa Uri, yitwaga Shurupake ya Sumeri ndetse na Uri ya Sumeri. Nababwiye nyuma nyine Mose yaje kwandika ngo ni Uri y'Abakaludaya, ko Abakaludaya bagize gute bari bamaze kuhafata. Sasa rero icyo nshaka kugira ngo mbibutse niki nuko ururimi ni narwo Adamu ajya gute yavugaga. Ya nkuko twabibabwiye ushize, hari amagambo atangaje mu by'ukuri twagiye dusanga muri inkoranyamagambo. Nuwumva aya magambo turi kuvuga nibyo turi kuvuga, umenye ni amagambo y'imyaka 5000 bishize. Ururimi rwavugirwaga mu Sumeri, cya kibaya nyine abantu basohotse mu nkuge, ni hamwe bororokiye, ni hamwe batangiye kukwira mu migabane y'isi. Icyo gihe bari bavuye muri Arumeniya. Rero ushize twababwije nk'ijambo gasani bivuga umugore cyangwa se umugore w'umunyacyubahiro cyangwa se n'umugabekazi. Ni ijambo riri mu Rwanda. Gasani muramuzi mu mugani w'impanuka. Twavuze ijambo Kigali, twavuze ijambo Nye. Nta magambo nagiye mbereka yuko no muri iyo dictionnaire harimo n'amapaje abazabasha kwigiraho. Rero twagenda no muri dukomeza, reka dukomeze n'ubundi. Okay. Nko muri dictionnaire ahantu usanga bavuga ngo umuntu noneho umuntu hano kuno bisobanura hoho bavuga ngo ni umutware. Umutware nkahita nibuka muri Imana irema umuntu bwa mbere yavuze ngo turi umuntu batware. Buri mu by'ukuri umuntu bita umuntu, ari nababa ngo ura ni umuntu, somebody ni umuntu. Rero umuntu umutware, hari umutware ni umuntu. Urumva mu by'ukuri nimba yabaza ngo umuntu bavuga umutware, bari kuvuga bwa busobanuro bw'umuntu bundi bw'umwimerere ubw'umuntu yaremwaga ngo umuntu batware. Urumva rero aho ngaho iyo ari nicyo bita approche linguistique. Urumva ni ibintu biba byegeranye cyane. Reka dukomeze. Wibuke ya myaka 5000 ishize, ariko mujya mwibuka yuko nko mu Rwanda uzi ko umuntu wahariya mu za Rubavu wumva atavuga nk'intama, akavuga indama, kandi abavuze Ikinyarwanda buriya ni Ikinyarwanda, akavuga indama. Uzumve wenda se iriya heheza mu majyaruguru, hari umuntu avuga ukumva kugira ngo wumva bikagusaba gucishiriza, kandi baza ni igihugu gito cyane n'abantu baturanye, ariko kumva Ikinyarwanda kuvuga kigiye kirimo iki. None ibaze ubyumve nawe uyu munsi turi kuvuga Ikinyarwanda cyo mu 5000 mu myaka ishize. Mu by'ukuri rero ni ibitangaza. Reka turenge n'ijambo riba ngo ime
imi baba ngo ni ururimi, ururimi. Iyo tuvuga iyo twiga amategeko y'Ikinyarwanda, iyo turi kwanaliza, iyo bari kwanaliza ijambo bari bakajambo kadahinduka. Iyo tuvuze imi, sibyo, mwibuke turi kuri page 19 iyo dictionnaire, iyo nkoranyamagambo, muzi ko akajambo kadahinduka n'ubundi kuri mini imi, indimi, ururimi, akajambo kadahinduka ni imi. Urumva rero kandi mwibuke yuko turi mu nkoranyamagambo, hamwe ukuntu baba baciye uturongo uri kwekana igicumbi kidahinduka n'iki rero imi, sibyo, no mu nkoranyamagambo y'Ikinyarwanda nako ni ka imi, kuko iyo ugiye kugakoresha mu magambo atandukanye nibwo ubona indimi, ururimi. Rero ni munyumviye namwe iyo myaka yose ishize, iyi ni inkoranyamagambo. Noneho rero hari abajyaga bavuga ngo ibyusanye ni ibiki, ngo ntibashaka kumva ngo ibya pasiteri ngo nabasazi, ngo bakanyisha nk'Imana yavuze. None ngibi twabazana iki? Twabazana za fagitse iz'abahanga bo mwisi, ubumenyi ibituba tuvugwa byigwa mu makaminuza akomeye cyane, n'abanga babikoze ntujye ngo nabantu boroshye. So rero tugire gute? Reka twemere kuko nyine igihe gikwiye cyo kwa kwiteka cyasohoye. Reka turebe nk'ijambo rivuga ngo hari nk'ijambo rivuga ngo eshi, eshi. Akajambo eshi bivuga ngo many, much, ibintu byinshi. Eshi nako ni igicumbi kavuga ibintu ngo nyine byinshi. Nase mu Kinyarwanda aka kajambo eshi nako gicumbi kidahinduka. Iyo uvuga abantu benshi, sibyo, amasaka menshi, amahanga menshi, neza urebye usanga niki cya gicumbi kidahinduka neza mu mategeko y'Ikinyarwanda. Esh yo muri Sumeriya ni esh ya hehe yo mu Rwanda. Ibindi kuvuga ni rwa rurimi Aburahamu yavugaga, ni rwa rurimi Adamu yavugaga, Nowa yavugaga. Twibutse yuko Bibiliya Yesaya 19:18 haravuga ngo imidugudu 5, ibihugu 5 ngo byo muri Afrika, muri Egiputa hagati, biza bivuga iki? Ururimi ngo rw'Urunyakanani. Iki turi kubabwira nacyo Giheburayo, muzagira mubyumva buke. Wenda se reka dukomeze dusoma nandi magambo ari hano. Hari nk'inshinga bita ngo sa, ariko bakuyeho kandi bakuyeho kakajambo kakabanza, bavuze ngo sa bivuga ngo gusa. Nose mu Kinyarwanda uzarebe iyo bandika nyine nk'iyagu bashyiraho inyuma inshinga ikabasa, niyo bita gusa. Ubwo ndi kuba kuri page ya 15, sa, gusa. Uriya muntu ibi bintu birasa, turasa, barasa, sa. Izo ni inshinga zisa. Reka turebe nk'indi inshinga ivuga ngo kura, gukura. Hano bavuze ngo to cut off, separate, urukumva gukura. Ni turi kuri page ya 23. Kura gukura ikintu mu kindi, kuvana ikintu ahandi. Aho ni page 23. Urebye neza ni inshinga zimwe. Kura yo muri Sumer, ubwo ngubwo niba bita gukura, kuvana ikintu, gutandukanya ikintu mu kindi, separate, gutandukanya. Reka mvuge nk'indi imwe dusoze ko nababwiye ko twiga umunsi ku munsi. Hari nk'ijambo ni inshinga bita siga mu Gisumeri, rwa rurimi Adamu yavugaga. Siga nibyo mu Cyongereza bita to let, to live, to abandon. Kumva mu Kinyarwanda gusiga, si gusiga se, nta n'ikindi kirimo kindi, gusiga. Hanga niyo bita nayo siga. Kakajambo kabanziriza intuza, kabanziriza inshinga dukata, kagu,
nako urebye mu nkoranyamagambo neza y'ikinyarwanda byose ni siga gusiga gusiga. Urumva rero mu by'ukuri ni ibintu bimwe ni amagambo amwe bavandimwe. Reka wende sensoze kuri iyi ngiyi ubwo ahangaho narindi kuri page 27 ndi kuvuga abashaka gukonsulta katuje ku ijambo rindi rivuga ngo taka byo mu gisumeri yitwa taka mu cyongereza to decorate, murabizi ni ugutaka sibyo. Mu gisumeri icyo bita gutaka niyo bita decorate. Mu kinyarwanda si ugutaka mu by'ukuri. Bajye kuri page abashaka kuri page ya 30 taka gisumeri gutaka. Urutonde rwo rwinshi tuzaruha wa mugani murambirwe, ariko icyifuzo cyacu nuko twakora ikintu uko twafata iyo dictionary yo mu cyongereza n'igisumeri tukafata igisumeri n'ikinyarwanda. Ibi bizadufasha kumenya neza identite yacu bavandimwe. Igihe gikwiye cyo kuri kwiteka cyasohoye. Ikindi kubabwira ikintu cyitwa identite ni ikintu gikomeye cyane. Kubaho ukaba utariwe wishuka utariwe niyo soko akenshi cyane yo gutsindwa mu isi. Nta gushaka kuviva umugambi Imana ishaka yo kubaho kandi utanizi, utazi yuva, utazi niyuki. Imana igwishura amateka yose ibifite inyungu zikomeye. Niyo mpamvu yavuze ngo igihe kizagira, bivuga kera ngo igihe kizagira isi yose yige ikinyarwanda. Ko ikiziga ikinyarwanda nuko ikinyarwanda ni rwo rurimi rw'umwimerere wa mwene muntu nyine wa muntu. Kandi urwo rurimi murabizi, ururimi ni ikintu gikomeye cyane. Ururimi ni ikintu gikomeye cyane. Rero u Rwanda mu by'ukuri rugiye kubitabaza mu bintu byinshi cyane, byinshi bitandukanye, kuko niwo mutima w'isi, niwo mutima wa Afurika, niyo soko ya byose. Nk'uko wa mugani kera ngo bahitaga ngo Ruwanta ngo ni soko, ngo ni soko ry'amasoko. Amasoko yose, amasoko akomeye cyane, inzuzi zikomeye mu isi ni mu Rwanda, sibyo? Uruzi rurerure rwa mbere ku isi, isoko yarwo ni mu Rwanda. Twabivuze niyo Gihoni. Iburengerazuba, amasoko y'iburengerazuba y'u Rwanda niyo Pishoni. U Rwanda niyo soko y'ubuzima bw'isi. So rero kwa turi gushubiye ngibi ni ibintu bikomeye cyane, umuzanye no mwimenya. Rero reka ndekiranga duzakomeza gutama gubwe neza.